The Zoom TV 24. Ababizi nabigene amusuzi. Okay. Nawe musuzi. Yitwa Desi. Matayo. Abana bari kuvuga ngo ukina mu ishuri rya hehe. Okay. Matayo High School. Matayo High School. Hanyuma Swallah yubonye abana nk'aba baza bagahita bakubona bakakumenya byakira gute? Ya biranshimisha cyane kubera ko nimba ari ikintu cyambere kinezeza umutima wanjye nuko abana banyishimiye bankunze. N'abantu bakuru banyanga cyangwa iki ariko abana bankunda shumira Imana kuko burya abana n'Imana navuga ko ari abantu yishimira cyane. Umufana w'umwana n'umufana mwiza. Cyane barenze sinzi ko nabivuga biranshimisha cyane. The Zoom TV 24. Neza? Meze neza. Cyane. Yes. Twizere ko abantu bameze neza nabo mu bice bitandukanye nkuko abantu babireba kuri The Zoom TV turi kumwe n'umumetisi kabisa umukobwa mwiza cyane tamu. Swallah amakuru? Amakuru ni meza. Abantu benshi bamaze kukumenyera nka Swallah ubwo ni mu muziki. Mu mafilime menshi bafite ukundi kuntu bakuzi cyangwa se mu andi mazina bagiye bakuzi twiyibutseho gato duhere muri movie cyangwa se mu bigendanye na cinema. Movie n'ubundi ni Swallah cyangwa Samantha biterwa niyo mu movie maze kugaragaramo ubu ngubu. Muri music n'ubundi nakoresheje Swallah cyangwa Swallah nibyo n'ubundi muri movie nkoresha no muri music. Yego. Réponse naryo ni izina ryanjye ry'ababyeyi. Wigeze kurikoresha ariko gato mu muziki? N'ubundi ndacyarikoresha ni Réponse Swallah nyine muri music naravuze ati reka izina ryanjye n'ubundi ndizamure wenda ryongera kandi kantu gatoya. Yego kuko n'ubundi usanga bijyanye n'ubusobanuro bw'akantu nongeyeho. Muri Matayo ubwo ni filime ngiye mperuka kukubonamo wageze no mu yindi filime ubu uri no mu yihe? Hari filime bita Indoto. Yego niyo ndi kugaragaramo. Swallah inzozi zawe ko zimaze gutumbagira. Wari we expecting ko muri 2020 uzaba ugeze aha? Nago navuga ko narabitekerezaga ariko nyine nanone nago nabyumvishaga ariko nubo wifuza ikintu ariko nanone utazi ko wenda kizaba cyabaye. Harimo gushidikanya ariko ndashimira Imana nyine. Yego 2020 tujye kuganira utuntu dukeya tutari twishi cyane kuri Swallah tureba Swallah urasa neza cyane. Murakoze cyane. Hanyuma ninde wagukoreye makeup? Ni Christelle mushiti wanjye. Ni byiza cyane kabisa. Hanyuma urasa neza no ku mubiri uruhu abantu benshi ari abantu baze bakubona ujakundeba bakavuga ati hari umumetisi wakutubajije uri umumetisi koko tubwire niko abantu babibona. Ndi umunyarwandakazi. Ego ariko birimo byo mu maraso ariko ntago ari ibintu bya hafi nyine. Ego ikimetisi kikuri mu maraso ariko ntago buse navuga ngo ku mubyeyi umwe nyine hari. Abantu bajya nabo babikubaza ni twenda twikubajije bwa mbere barabimbaza cyangwa senda muri komanteri. Ego ariko ndi umunyarwandakazi nta bindi. Wambaye neza ku myambarire guturuka ku nkweto abari kukureba sinzi wenda kuntu bazita ntabwo bamenyereye inkweto cyane nk'izo n'ikanzu byo wambitswe nande cyangwa se n'ibyo wiyambitse? Uyu munsi niyambitse makeup ni Christelle. Ibindi ni bisanzwe. Wakureba urabona ko uhenze wambaye ibintu bihenze cyane ubundi wambaye neza wambaye ibintu bimeze gute? Iyo nambaye neza sinzi nigiye nambaye ibintu numva nshatse nakunze bitari bumbangamire nibwo mba numva nambaye neza just n'ubundi umva nambaye neza kuko nambaye ibintu bindekuye bitamfashe cyane. Yego. Ntibihenze ko wabireba ashobora kuvuga ati bana akantu kose kagezwaho akantu kakuriho? Ntago bihenze kubera ko byose navuga ko nabiguriye hano mu Rwanda. Havuyemo wenda sakoshi ariko ibindi byose ni mu Rwanda bihenze ni ku biciro bisanzwe.
isakoshi niyo waruvuze ko waguriye hanze buri iyo sakoshi ni ubuhe bwoko kwenda kuba ari kuyireba abasanzwe bayazi wenda barihangana ariko ngenda yibajije ni akasakoshi ubona ko ari gatoya ariko uravuga ati nakaguriye no hanze gashobora nako kuba gahenze nagatumije Korea nago use navuga ngo nubuhe bwoko ako ndatekereza ari guci karahenze ariko karahenze ko nago ari cyane nyene ibiciro bisanzwe bisanzwe burushaho gusanga bisanzwe kuri ngiye ariko kuri mwe bidasanzwe burakari nkangahe mu Manyarwanda mu Manyarwanda nago karengeje 50,000 okay kihagaze kangana gutyo ariko karakomeye n'uruhu rwako sinzi nimba uri kurubona neza nago akantu buzamana igihe cyose nago neza ko ayo mafaranga bari menshi cyane nta nubwo arakaburi wese burya 50 ku kantu umuntu azagendana mu ntoki wenda abantu bashobora kumva ko ari amafaranga make ariko ni menshi ubanza utaraya buri wese nanone nuko wavuga ngo karagura wenda n'ibihumbi 10 harimo abatakagura okay hanyuma Swallah turi 2020 ko wari uri 2018 2019 ubu ntabwo ari kuri starship cyangwa ubusitari bwawe bwarazamutse cyane ubu umanaging ubusitari bwawe cyane ko abasitari benshi bikunze kubagora ku managing je nago nibaza ukuntu byangora kubera ko baho nk'ubuzima busanzwe nta cyagiye gihinduka cyane wenda uretse kuba wajya nk'ahantu kugura ikintu bakaguhenda bumva ko ufite amafaranga menshi ariko nabiba ari ibintu byataye cyane kuko nago abantu ujya bakaguhenda cyane avuga ati twakubona cyane ibiciro bakabizamura kandi burya nago ibintu nago navuga ko karafatwa cyane ni nk'iki wenda icyo wibuka baherutse kuguhendamo cyane ukavuga ati hano murampenze kuko ndi umusitari ariko ubundi mukwiye kuba mumenda ngiye ko nago wamenda burya ndakubwira ati gabanya nose uragabanyisha guko cyane kubera ko n'urugero nimba nari nsanzwe ngura n'urugero wenda urukweto rw'ibihumbi wenda 25 ngasanga ruri kugura 50 kandi ngemba mbizi ngo rugura yangaya ndakubwira ati ko nzi ko igiciro ari iki ngiki hano ni guterugure bikangira n'undanga banyirije okay ku bahungu ku managing ubusitari bikunze kugorana ugasanga rimwe na rimwe badetinze abakobwa benshi bana bati n'amada ku bakobwa nabo bijya biwa ko nekiza ko mu babasitari namwe mubona n'abandi bahungu benshi babirukaho ni box zanyu zikaba zenda guturika we bihagaze gute nyine ndabariyongera arabashaka kugutesha umutwe kugira wenda bagusaze ni ubuzima n'ubundi buba busanzwe uretse wenda ko arabiyongera bashaka kumenya amakuru yawe nyine nawe urabizi yego ntabwo nabona uko mbisobanura wakipinze taye kuva umusitari hari ibiryo uhagaritse kurya ku buryo wenda usigaye wigengesera mu kurinda taye yawe nakunda kurya mayonnaise cyane ariko kuri ubu ngubu narayihagaritse ntago nirya kenshi cyane ni ukuvuga ngo ibiryo bikubyibushya byose wabiteye ishoti ariko bimwe na bimwe kuko kandi nabwo ntabwo wari kuvuga ngo ni ukubivaho burundu ariko nyine naragabanyije yego Swallah ubuzima bw'ubusitari ubundi bumera gute ko wabaye umusitari cyane ni ubuzima busanzwe ntabwo ari ibintu biba bikomeye cyane cyetse umuntu ushaka kubikomeza ariko nawe n'ubuzima busanzwe yego harya ku ivuko ni mu cyaro cyane mu mujyi ni mu mujyi ariko nabaye no mu cyaro igihe kinini ikindi gihe nyine nabaga ndi ku ishuri ubundi nyine n'ubu ndi i Kigali mu cyaro se ugifata nk'akanya ukajya nko mu cyaro ugasubirayo yego njyayo kubera ko mfiteyo umuryango njya kubasura ubundi nkagaruka yego natwe tujya tugera mu cyaro akavuga ati wa munyamakuru wo kwa Nuza yaje mu cyaro bakwakira gute yogiye cyane cyane ko filime ukinamo uretse kuba yaratangiye guca kuri YouTube no ku ma televiziyo handi cako wabaye icyamamare barakureba mu cyaro bakwakira gute of course ntabwo byabura ko abantu batangara wenda ko hari igihe umuntu aba yarahindutse baguhera ko kiri umwana
kandi umuntu ahinduka nyine hari ibintu byinshi agenda bihinduka ntabwo gutangara bijya bibura. ababyeyi rimwe na rimwe iyo umwana atangiye urugendo rwo kuba umusitari hari igihe baba batabyumva bakanabirwanya ariko wenda igihe kikagera bakaba proud akavuga ati noneho ubu urwego ugezeho barufata gute? nyine nibitangira babanje kubyanga famiye bamwe barisaza ariko ubu bamaze kubyakira kubera ko kugeza ubu ngubu nibyo bintu binunze kandi rimwe na rimwe nkafasha umuryango ko nishoboye urumva rero barabyakiriye ubundi bumvaga ko nta kintu cyiza kiba muri ibyo bintu ariko ubu bari kugenda babimenya banasobanukirwa. Swallah nakomeje kukwitegereza ndakureba ndeba intoki ndeba amaso ku ntoki nta kantu karaje nako ariko wenda mu minsi iri imbere kazajyaho ntawamenya. bimeze gute? Nta pressure n'abakobwa bari kujya bagushyira kuri pressure ati bite oya nta pressure nayo kuko imyaka mfite ntago ari myinshi cyane ku buryo yatuma ngira pressure ariko nanone hari igihe nyine cyabyo kizagera ariko ubu ufite umukunzi ukwandikira kumeza neza kubaza ngo uri he nawe mfite muri iyi minsi ariko nageze kumugera abantu batanyumva nabi ariko ubu ngubu ndi single. Mwaratandukanye? Yego. Ku mpamvu zaguturutseho zamuturutseho? Zaduturutseho twembi. Yego. Gutandukana rimwe kenshi bisiga igikomere n'umuntu iyo mwakundanaga ntabwo ujya wumva yagaruka cyangwa se wumve hari akantu k'agakomere yagusigiye byagusigiye turekewe? Ntago byansigiye igikomere kuko ntago wenda yaba ari we wa mbere twaba dutandukanye ariko just umuntu wese mwakundanaga mugatandukana iyo mwakundanaga by'ukuri urababara ntago byaburamo ari kugera ukabyakira ukumva ko ari ibintu nyine biri aho ngaho twavuga ko wabyakiye. Yego. Icyatumye mutandukana wenda nibanga bishobora kuba byaratumye wenda ufata n'izindi ngamba ukavuga ati nongera gukundana n'umuhungu ni iki kintu nzakirinda? Hari ingamba ufite zo umuhungu mushyashya muzakundana? Oya ingamba rero cyangwa urukundo ntago sinzi uko nabivuga ni ikintu umuntu ahati nzakunda zameze na gutya urukundo wisanga wakunze umuntu nta kintu na kimwe umukundiyeho wenda mukagenda mumenyana nibwo uvuga ati uyu muntu namukunda bitewe na character umaze kubona ariko ndabona ibintu ngenderaho ngo ngiye gukundana gusa wenda nk'ibintu nka bitatu by'ingenzi umuntu aba agomba kwibandaho hariho kuba uwo muntu nyine asenga kandi yiyubaha atari wa muntu usamara ugira discipline kuvuga ngo niba twarakunda umuntu usenga nawe arasenga? Of course ndasenga cyane. Urasenga wizera Imana uraniyiriza? Nago nkunda kubikora cyane kwiyiriza ariko rimwe na rimwe njya mbikora. Yego. Swallah nigeze kuvuga ko uri umunyamuziki wenda abantu bashaka kuvuga ariko ko taturirimbiye duhaye agapira gato akantu k'akapira gato twumve no kwijwi ryawe. Kumfata. So let me stand beside you every day. Love like it before when I went away. Love, 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 love me. Yeah. Okay. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ufite inzozi muri kariyeri yawe duhere nko muri sinema wumva ushaka kugera he hashoboka? Ntago nzi wenda gasongera uko abantu bahagarariraho gusa nawe mba numva nagera mu bushorishori niko navuga. Kandi ni muri kimwe no muri music ndetse na modeling mba numva ari byo bintu nimikaje cyane imbere kuko ibyo bintu mbona nshoboye. Ego. Mu muziki? Mu muziki naho nuko niko nabivuze. Niyo mpamvu rero ndi gukomeza gusaba abakunzi banjye mwe mujya munyandikira murankunda ese mwakoze subscribe kuri YouTube channel yanjye ese murafollowinga kuri Instagram bise nyine support yanyu kugira ngo mbashe gutera imbere mume ibitekerezo ese ushaka gukora gutya byagenda gutya tukungurana ibitekerezo nyine kuko ibintu byose mbikora mba mbikoreye mwebwe so mukomeze rero munyereke urukundo
nimba ntavuga ngo kuba hamwe yego bibuke kuri singo ako n'abantu bibuke kuri singo abantu bafite abantu basenga kubaha Imana nibwo bwenge kuva mu byaha ariko kujijuka iryo jambo nakuze numva cyane so ibyo umuntu byose yakora ariko akibuka ko hari Imana cyo gihe biba byiza kurushaho swara wakubona yabona witonza wanga iki niki kikurakaza ugiye kurakara ikintu kindakaza subwo byaterwa n'icyari cyo guhita nyimenya akakanya cyangwa ikintu kigeze kukubaza mu buzima bwawe ni nk'ikihe ikintu kimbabaza mu buzima bwanjye ni ukubona umubyeyi wanjye ababaye nicyo kintu kimbabaza nkumva sinzi nicyo kintu kimbabaza cyane ugize imyaka ingahe ubu imyaka se imyaka ntabwo bakunda kwivuga abakobwa ariko nayivuga nta kintu twaye 22 ni iki kigushimisha kuri iyo myaka yawe ukavuga ati kuri iyi myaka yanjye nishimira iki kintu nagezeho biranshimisha kubera ko nari navuze ati reka nkore ibi bintu wenda ntago biba byoroshye urabizi ariko ndavuga ati reka nkore ngerageze byibura Mana numfasha hakamba nk'abantu nk'igihumbi bamenya nzishima cyane ariko ndashima bakuze ariko nzishima cyane rero biranshimisha cyane kuba byibura najyana abana bakamenya so ni ibintu binshimisha umutima wanjye ukunda abana hano hari abana b'abanyeshuri bari gutambuka ati dore Swallah ndakunda cyane kubera ko kuva mu bwana bwanjye nakuze nkunda abana so biranshimisha cyane bibaye byiza nabyara nka batanu ariko mbabyariye nk'impanga byaba byiza cyane Swallah reka tugushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu kandi twizere ko n'ikindi gihe tuzagutumira ibintu bizaba ari byiza cyane kandi twifurize n'ishya n'ihirwe muri kariyeri murakoze cyane kandi namwe mubabo nibutsa abantu gukomeza gukora subscribe kumfollowinga kuri Instagram nitwa Swallah tukibanira mukangizaho ibitekerezo ndetse n'ibintu munyifuzaho byinshi tukaganira bye bye akanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda